Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gushima Imana muri kino gitondo. Imana itugire neza, Imana yongeye kuduha amahirwe adasanzwe yo kubona uyu munsi mwiza, umunsi w'intsinzi ku buzima bwacu. Birashoboka yuko wabyutse uri amahoro, birashoboka ko umubiri wawe uri gukora neza, uri gutekereza neza, uri gukora ibintu byose bigakunda. Ureke duhe Imana icyubahiro kubw'iyo mirimo idasanzwe yakoze ku buzima bwawe. Nawe wabyutse utameze neza, hari ibintu ubona bitari kugenda neza, wenda wagize ubugwayi, wagize ikibazo runaka cyagugezeho muri kino gitondo, muri byose ureke dushima Imana. Nta kintu na kimwe kiba ku buzima bwacu Imana itakizi kandi itakibonye ko kigiye kuba kuri twebwe, ahubwo muri byose dushima Imana. Nanone iyo turi mu bihe bikomeye, iyo turi mu bihe by'umubabaro cyangwa se ibihe by'agahinda n'ibigeragezo n'intambara nyinshi, uko dukomeje kwegera Imana, dusenga, dutakambira Imana, Imana iratwumva kandi ikatugirira neza. Bahaye ikaze rero muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Muri kumwe nanjye asendi ku Mana. Ndizera ko iki cyumweru twagize ibihe byiza. Uyu munsi wa gatanu rero dusoza iki cyumweru cyangwa se muri ibihe byacu byo gusenga, hari ijambo numva nifuza ko twasorezaho ry'iki cyumweru, kandi naryo riraza kugufasha, riraza kugukomeza, kandi Uwiteka araza kukugirira neza. Reka tuje mu ijambo ry'Imana, dusome Zaburi ya 31, Zaburi igice cya 31 umurongo wa 25 cyangwa se 25. Bibiliya iravuga ngo, mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumure. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwebwe mutegereje Uwiteka. Ndizera muri kino gitondo hari abantu benshi bategereje Uwiteka, hari abantu benshi bakeneye Imana ko ibakorera ibitangaza, hari byo basabye Imana bategereje ku Mana. Ariko umva icyo Imana ivugana nawe muri kano kanya, irakubwira ngo nukomere. Haleluya, ibyo wasengeye Imana bitarashika, bitaraza, komera, ntucike intege. Komera wowe utegereje Uwiteka, komera ngo imitima yanyu ihumure. Yesu ashimwe cyane. Humura nshuti yanjye, humura. Imana wasenze, Imana watakambiye, Imana winginze, humura, izakemura ibibazo byawe. Humura, izakugirira neza. Humura, izabana nawe muri byose. Irakubwira muri kino gitondo ngo komera kandi uhumure kuko iri kumwe nawe. Nshuti yanjye, Imana ntabwo igiye idutererana. Nubwo tuba tubona ko iri kure yacu, nubwo tuba tubona ibibazo byabaye byinshi, intambara zabaye nyinshi, rimwe na rimwe tugatekereza kuri kure yacu, oya, Imana ntabwo iri kure yacu, iri mu ruhande rwacu, iri muri twebwe, kandi iratubwira muri kino gitondo ngo duhumure kandi dukomere. Nanjye ndakubwira ngo humura kandi ukomere, kuko Uwiteka araje kukugirira neza, Uwiteka araje kugutabara, Uwiteka araje gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nanone ijambo ry'Imana ratubwira mu gitabo cy'Abitesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo, nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo. Haleluya, ndashima Imana ko ije kuduhumuriza, ngo iduha ihumure ry'iteka ryose. Haleluya, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ni Imana Data. Haleluya, iduha ihumure ry'iteka ryose kubw'ubuntu bwayo. Ntabwo twari tubibereye, ntabwo byari bikwiriye, suko tuba twakiranutse, ahubwo kubw'ubuntu bwayo. Haleluya, ngo iduha ihumure ry'iteka ryose. Nshuti yanjye uri kuranyumva muri kino gitondo, birashoboka ko ukeneye ihumure ry'Imana. Nta handi riva uretse ku mwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe. Haleluya, nta handi wabona amahoro yusuye, nta handi wabona gukomera gukwiriye, nta handi wakura imbaraga, nta handi wakura ibyizigiro by'ejo hazaza uretse muri Kristo Yesu. Yesu aragutegereje, Yesu arakwifuza, Yesu aragushaka. Wowe utaramwizera, haleluya, wowe utaramwakira,
Kristo aragushaka, Kristo aragukeneye, arifuza kukugirira neza, arifuza kukubohora, arifuza kubohora umutima wawe, arifuza kugukiza ibikomere n'agahinda umaranye imyaka myinshi cyane. Kristo arifuza kukubohora. Nta handi wakuri ihumure ry'iteka ryose. Abantu baguhumuriza mwatandukana ukumva agahinda karagarutse. Abantu bagerageza kukwibagiza ibyakera ibyahise bikanga, ariko bakuva iruhande bikongera bikagaruka. Ariko ngo Kristo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ngo iduhumuriza iteka ryose. Ese urifuza kwakira iri humure? Ikibanziriza rero kwakira ihumure nuko wizera Kristo akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Numara kumwakira uraza kwakira ihumure mu buzima bwawe. Ndagusengera muri kino gitondo kugira ngo ngere kandi ufungure umutima wawe, uhikaze Kristo kugira ngo aze muri wewe, agutere gukomera, agutere guhumura, kandi biraba ibyiteka ryose. Haleluya. Imana ibagire neza, Imana ibakomeze mwebwe mwanyuze mu bihe bikomeye, mwanyuze mu bihe by'umubabaro, mwanyuze mu bihe by'agahinda. Uwiteka abibuke kandi abagire neza. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka ugirire neza umuntu wese karanyuba muri uyu mwanya, umukomeze kandi uhumurize umutima we, ibyo yaciyemo byose byamukomerekeje umukize kandi umubere Imana, nawe akubera umwana. Urakoze kuko uri Imana igira neza. Uyu munsi ubane n'ubwoko bwawe kandi babone kugira neza kwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugire umunsi mwiza bwoko bw'Imana na weekend nziza. Tuzakomeza morning prayer yacu kuwa mbere. Imana ibagire neza. Shalom shalom.